noneho Yves yafashe umwanzuro. Yves yamaze kumva ko noneho Niyori ibintu byo kuba yamutwara Nyambo byageze kure. Yves amaze kumenya ko Niyori nta byo gukina noneho akirimo. Yves amaze kumenya ko Niyori iby'urukundo rwe na Nyambo ari ibintu biri hejuru cyane. Ese Yves mu rukundo araza gukora iki kugira ngo abe yatandukanya Niyori na Nyambo? Ese murabona Yves afite ubushobozi bwo kuba yatandukanya Niyori na Nyambo? Ese ubona Yves biramworohera kugira ngo abe yatandukanya Niyori na Nyambo? Guys, rero mwaye ikaze hano kuri Venki Empire, niba rwo mbere hageze ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukomeze tugende mu zindi benefits za film yacu Ibanga. Murabizi ko Niyori ndetse na Nyambo bakunda ndetse urukundo rw'ukuri, kandi murabizi uburyo Yves ahora barwanya buri kanya. Yves noneho baramukanguye. Yves yari amaze iminsi ahugiye mu byo kugurisha igiturage. Yves yari amaze iminsi yaribagiwe ko Niyori na Nyambo urukundo rugihari. Yves yari amaze iminsi yaribagiwe ko Niyori na Nyambo bagikundana. Yves noneho kano kanya butuvugana bamaze kumukangura, amaze kumva ko noneho Niyori na Nyambo ibyo kuba bakundana gusa bidahagije, ahubwo bagiye no kubana. Ese Yves kuri iyi nshuro noneho agiye gukora iki ku buryo urukundo rwa Niyori na Nyambo rurahagarara? Ese Yves yaba agiye gukora ikindi kintu kibi kirenze none icyo yakoze kugira ngo Nyambo na Niyori babe batandukana? Guys, rero murabizi ko tubakunda kandi namwe mukunda filime yacu Ibanga, turabizi ko muhari. Turagira ngo tubabwire ngo filime yacu Ibanga ni yanyu, kandi namwe mukunda Ibanga murabizi ko tubakunda, kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Rero guys, ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe, wambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Ibanga. Yves ntago tuzi ko yashobora kuba yatandukanya Niyori na Nyambo. Yves ntago tuzi ko byapfa kumworohera kugira ngo abe yatandukanya urukundo atigeze agiramo uruhare. Yves ntago tuzi ko yabajyamo hagati ku buryo noneho bashwana. Ese guys, urabona bino bintu Yves yabishobora? Urabona Yves yatandukanya urukundo rwa Niyori na Nyambo bigashoboka? Ese Yves we nubwo yarutandukanya, mubona uko abari kuvuga ngo ashaka Nyambo, mubona yamubona? Ese guys, wowe iyo utekereje ko Yves ubungu tuvugana yamaze kongera gutandukanya Niyori na Nyambo, ese ubona Yves we imigambi z'abari gukora umunsi ku munsi we ubona zizamugwa amahoro? Ese ubona Yves Nyambo amaze kumenya ko ibi byose ari bibago biri inyuma, ubona Yves noneho hari irindi jambo yongera kugira? Guys, rero murabizi ko Niyori na Nyambo bo urukundo rurahari, kandi urabizi uburyo Nyambo yemera Niyori amaze kumva ko umuntu bari inshuti ndetse umuntu baba begeranye bya hafi ari we ubu biri inyuma kuba atandukana n'umukunzi we, akamenya ko ibi byose biba biri gukorwa n'umuntu birirwana ndetse n'umuntu barara mu nzu imwe. Yves ese ubona Nyambo yakorera iki Yves? Guys, rero ndagusaba ibitekerezo byawe. Niba uri umukunzi w'Ibanga, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, cyangwa se kugira ngo babe umunyamuryango wuzuye ukaba wakora subscribe no kuri Venki Empire, maze tukajya dukomeza tugenda mu zindi benefits za filime yacu Ibanga tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero murabizi ko umunyamuryango wese ikimugira umunyamuryango ni ukuba yarakoze subscribe no kuri Venki Empire. Aka Yves ko ntago tuzi ko akazi ke arapfa kugashobora. Yves ntago tuzi ko ibyo yihaye araza kubisohoza amahoro. Yves ntago tuzi ko akazi yihaye araza kukarangiza nta ngaruka zimugizeho. Yves agarutse mu nzira nshya. Yves agarutse mu sura nshya yo kuba noneho ibyo kuba yagurisha igiturage yabishyize ku ruhande, none agarutse kuba
yatesha umutwe Niyori ndetse na Nyambo kuba yabatandukana. Guys rero murabizi ko noneho ubu ngubu tuvugana Jojo yamaze kwisabira Date kuba yaza kumusura mu rugo iwe. Ese murabona noneho Jojo adahaye ikizameni Date kirenze? Ese murabona Date kino kintu araza kucyemera ku buryo araza gusura Jojo iwe mu rugo? Guys biragoye ko Date yifata akajya kwa Gahima mu rugo iwabo. Ese murabona Date ubwo bari kuba afite ahuye na Jojo, none hibaze bicaranye mu nzu iwe yagira ubuhe bwoba, yagira ubungana iki? Guys rero Date yakoze amafuti, Date yakoze amakosa, ariko ntago yarazi ko bino bintu byamugaruka. Date yikuriyeho umuriro. Date amaze kuba umuntu wataye agaciro, kandi uko tuzi ko ari umuntu wihesheje icyubahiro. Date amaze kuba umuntu ntavuga icyo ari cyo. Ese mubona ko Jojo namara kumenya ko Date ari wamuciye inyuma, ese ubona Jojo azakora iki? Ese gwa mugani ubona Gahima we bino bintu byose byo yakoze nibimara kujya hanze, ubona Gahima we azakirwa gute? Gahima nawe turabizi ko ahantu haba ari hose aba afite ubwoba bw'uko Jojo yabimenya, kandi turabizi ko uhisha amabanga imyaka myinshi, ariko iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Umunsi umwe ujya kwibuka ugasanga ko kuri ko wahishe kwagiye hanze kandi atari wowe kukuvuza. Guys rero Gahima ubu tuvugana ntago yisanzuye mu rugo rwe, kandi twari tuzi ko mbere ari umuntu ukora ikintu cyo ashaka mu rugo rwe, ndetse akajya ahantu ashaka, ndetse akavuga ibyo ashaka mu rugo rwe. Ariko ubu ngubu kuva yaca inyuma Jojo asigaye yigunga birenze. Gahima asigaye yumva atari sharp mu rugo rwe. Gahima kwisanzura mu rugo rwe bisigaye byaranze. Ese guys murabona kino cyo atari ikintu gikomeye cyane kuba uri mu rugo rwawe kwisanzura bikaba byaranze? Guys rero murabizi ko Date nawe ingaruka zatangiye kumuzaho. Date ingaruka zo kuba yaciye inyuma Jojo zatangiye kumugaragaraho, ku buryo asigara ahura na Jojo agatangira kabiri icyuya, kandi ari uguhura gusa. Ngahibaze noneho umunsi Jojo azaba yabimenyeje Date uko azitwara. Ese mubona Jojo namara kubimenya Date mubona azaguma muri kino cyaro? Date turabizi ko ari umuntu w'umunyabwoba birenze. Turabizi ko Jojo nawe ari umuntu w'umunyamujinya birenze. Mubo twatangiranye filime yacu Ibanga, murabizi ukuntu twatangiye Jojo ari umuntu w'umunyamushiha, utumva ko Niyori na Tereza baba muri kino giturage, ndetse utumva ko Niyori na Tereza baturana ahantu hamwe bigashoboka. Babo twatangiranye filime murabizi ko Jojo twatangiye azira Niyori byo gupfa, ku buryo yumvaga ahantu ho anyuze mu nzira Jojo nawe akumva atahanyura na rimwe. Murabizi ko Jojo uburyo yaziraga Tereza atigeraga anamureba mu maso. Jojo turamuzi umujinya we n'umushiha we. Turabizi ko amaze kumenya neza ko Date yamuciye inyuma, turabizi ko haga umuntu, turabizi ko noneho yahita ashingura umuntu ari muzima. Guys rero filime yacu Ibanga ku muntu uyikunda arabizi ko ihari, kandi ku muntu wese wakoze subscribe no kuri Vink Empire ndamushimira. Ndamusaba kugira ngo abe yaba umunyamuryango wuzuye, kugira ngo ajya kurikirana ibikorwa byose byo guca no kuri Vink Empire. Icyo musaba nuko yakora subscribe maze akajya abona ibikorwa byose byo guca no kuri Vink Empire. Icyo musaba nuko batanga ibitekerezo byawe ukambwira ngo iyi filime yacu Ibanga igeze ahantu haryoshye, cyangwa se filime yacu Ibanga ukaba washaka kugira ngo twongeremo akantu, cyangwa se filime yacu Ibanga nibo washaka kugira ngo igume gutya, nabyo ugatanga ibitekerezo byawe ukabimbwira. Filime yacu Ibanga irahari, namwe mukunda Ibanga murahari. Icyo mbasaba rero no kuba abanyamuryango buzuye mukora subscribe no kuri Vink Empire. Ive
dete agakino kabo ntago tuzi ko kari karangira. Yves ubu ngubu amaze gukangurwa ntago tuzi ko agiye kongera kugarura dete mu gakino. Yves ntago tuzi noneho ko agiye kongera kugarura dete mu kuba yatesha umutwe Niyori. Ese murabona dete atibishoboye? Ese murabona dete ataramaze guta ikuzo ku buryo kuba yongera agashuka Niyori atari ibintu byapfa kumworohera? Dete turabizi ko nubwo ari umuntu bibi ahora ashuka Niyori, turabizi ko amukunda, turabizi ko Dete nawe yamaze kuba yiyumvamo Niyori. Ese guys, wowe ubona Yves kano kanya noneho agiye gukora iki? Ese Yves nubuhe mupangu afite kano kanya? Ese Yves kano kanya noneho agiye gukora iki? Guys rero ni muri umunyamuryango, icyo ngusabaho no gutabara kuri Ben Sincere filime ya Kibanga, ndetse ntuze no kubara kuri episode ya filime ya Kibanga. Murabizi ko filime ya Kibanga ihari kandi namwe mukunda ibanga murahari. Guys rero twigarukiye hano mu mujyi wacu kwa Kiramani, murabizi ko ibintu byatukombeye, murabizi ko ibintu byahinduye isura, murabizi ko Papa Kiramani noneho yamaze gucanganyikishwa ku buryo no gusara bigiye kuzamo. Papa Kiramani twari tuzi nk'umuntu ukomeye ndetse umuntu udapfa kuvugirwa mu. Papa Kiramani yatangiye guta ikuzo. Papa Kiramani yatangiye kuba ari ahantu ho yicaye agatangira kuba afite ubwoba kandi yicaye. Ese Papa Kiramani mubona ubwoba budafite ishingiro? Papa Kiramani yikozeho ariko yamaze kuba yaba umuntu woroheje cyane. Papa Kiramani yamaze kuba umuntu uraho ngaho uciriritse. Ese guys, mubona Papa Kiramani ataramaze kuba yishira mu byago birenze? Turabizi ko Papa Kiramani ubwo bufite ishingiro. Umunsi Mama Kiramani ndetse na Papa Kiramani bazaba bamenye ko buriya atari we wabyaye Kiramani, ndetse na Mama Kiramani akamenya ko atari we wabyaye Kiramani mu nda. Ese mubona icyo kintu kizakira gute? Ese ubona Kiramani ibyo bintu namara kubyumva, ese mubona azabyakira ute? Ese Papa Kiramani icyo kintu, iryo kosa ryo yakoze azarisobanura ute? Ese ubona hari umuntu wamutega amatwi akamwumva ku buryo yasobanura ibintu bikumvikana? Guys rero turabizi ko nubwo Papa Kiramani akunda umuryango we, turabizi ko amafuti yakoze azatuma atandukana n'umuryango we burundu. Kandi turabizi ko Papa Kiramani uburyo akunda umuryango we nawe yakora icyo ari cyo cyose ku buryo umuryango watawubura. Niba uri umunyamuryango rero filime ya Kibanga, nawe ndagusaba kugira ngo ntuze kubura mu muryango mugari wa filime ya Kibanga. Icyo ngusaba no kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tugendana mu bikorwa byose baturukora umunsi ku munsi. Guys rero Papa Kiramani we afite ubwoba Tereza, kandi na Tereza hari ntagazi amabara yishizemo. Tereza hanari nawe ntagazi shano yamaze kwishiramo. Tereza ibintu yamaze kubifata nk'ibintu birangwaho bisanzwe, kandi ntagazi ikosa yakoreye Papa Kiramani ku buryo noneho Papa Kiramani ubu ngubu tuvugana arimo kwifuza noneho kuba yamusiba ku ikarita y'isi. Papa Kiramani umujinya afite afatishije kuri Tereza yahita mwica burundu. Papa Kiramani afatishije kuri Tereza gatoya no guhita hasiga mu buzima Tereza. Guys rero icyo ngusaba wowe no kuba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu yimva kuri filime ya Kibanga. Icyo ngusaba ni ukuba nakora subscribe maze tugakomeza tukagenda mu bikorwa byose biri guca hano kuri VK Empire. Guys rero murabizi ko tubakunda, kandi ku muntu ukunda ibanga arabizi ko ari umuntu w'agaciro hano kuri VK Empire. Kandi ku muntu akoze subscribe we ndamushimira, yahisemo neza. Nutarayikora nawe ndamushishikaza kugira ngo bakora subscribe maze ajya abona ibikorwa byose bari guca hano kuri VK Empire. Guys rero murabizi ko Yves w'umugambi we yawukomeje, ndetse Niyoni ndetse na Nyambo inzu bakomeje kuba bayubaka. Guys rero na Jojo nawe akomeje kuba yikurura kuri Dete, kandi Dete turabizi ko atabamushaka. Guys rero murabizi ko twe dutinda amagambo.
icyo ngusaba ni ukutabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se ni ukuba utava hano udatanze ibitekerezo hano kuri VK Impact kugira ngo ujye ukomeza ugendane n'ibikorwa byose baturukora umunsi ku munsi. Guys rero ntagutindiye kongera duhe kuri episode ikurikira, ndabakunda cyane muri abantu b'intwari.